ubundi jewe ndanabatangira n'ikibazo ku murenge ariko ubundi nimunazana ibyo mwibye ndahita mbatega amashubi n'ibisumwa wakicoca upfutse agakano imbere twago murabona ko nabazanye hano nanze ko twazakurizwa na bashiki bacu murabona nyine kandi ntabandi mbona nababwira ibintu hari nibyo baba bashobora kuba batazi ariko mukabifata nkaho mbasebeje nanabagiriye ubugome nkoze kandi muri bakuru banjye nimurebe urugero mugezemo mwitekerezeho maze ubundi mumbwire abandi bahungu abandi basore bangana nkamwe bose bamaze kugira bamwe bafite imodoka abandi amamoto abandi magare abandi bafite telefone zigezweho ariko mwebwe mwanya wa telefone igezweho muri mwe hari ufite akaradiyo hari ufite akantu ko kangana kose yigeze yiharikamo ariko mwebwe ngo muzabejwaho no kwiba mama ajya abika amafaranga ngo mureke kuyatwara cyane cyane wowe ukunda kuyatwara uyamaze iki ko nta mwenda mwiza uba waguze ko niyo ngiyo wayikugurira ungana gutyo wowe ukungana gutyo reba ibi bintu wambaye ubuse iyi ni imyenda wewe sinzi n'ahantu wakibye nta nubwo ari ako bakuguriye wajyanwa n'isuti uri umukobwa uri umuhungu uri umusore uri umugabo uri umwana uri igiki wowe mwebwe ngubu muzajya mubeshwaho no kwiba nta kintu ngo mwakora umurebe ko namwe hari icyo mwimarira wowe izi nkweto ntabwo ejo bundi bari baje kugushaka ngo uzitange bakuvumbuye ko ari wowe wazibye bakakubura wagiye kwiba izindi ibi ni ibyo ufite cyane ubwanwa uri umwana cyangwa uri umugabo ubundi mwebwe ubundi muba mubona muhagaze mute mwitekerezaho gute mubone ejo hazaza hanyu hameze gute ubona numara uzazanira umugore he uzamutungisha iki muzabaho umute nawe ntabwo ntiwumve yuko ari we mbwiye wenyine nawe ntabwo uri mutoya ku buryo utazana umugore ufite isambu wahashye ufite ibyo wateganyije byo kumutunga ufite inka azajya yahirira azajya yirirwa agaramye hari abo nabonye rero bazana abagore bakirirwa bagaramye ubundi buriya namwe birara nka kuri ubundi wenda wasanga birabirara muba munaziranye buriya abagore babo baraburara bararya bigenda gute ubundi nkamwe koko hari igihe njya ndeba abantu numva barambabaje byitwa ngo muri bakuru banjye uko mungana uku ntabwo mwaba mutarize ngo murangize ntimwize ngo banze kubarihira ntabwo ari uko mwagiye ngo byange mwagerageje wenda munige muri n'abaso ariko mwige ibyanyu ngo ni ukwirirwa mu mibande mwiba ibirayi by'abandi birera mukura ibigori birera muhwanyuza mujyana mu masoko sinzi n'ikintu mubimaze reba nk'iyo ngofero wambaye nawe ukajya mu bandi bagabo ngo uri umugabo iyi ni ingofero y'abagabo niyigiye impinja n'uruhinja rw'ubu rusigaye utambara iyo ngofero izo ni izajugunywa izo ni izacya n'imyanda ntabwo icyo kintu gifite akamaro ntabwo murebe nawe niba ugira ngo ndi kumubeshyera ariko se wowe nawe nubwo niba umuvuvu areba nawe ibi byoya by'intama nawe ngo ufite imisatsi ngo ni ubusitari ni ubusamba si ubusitari ni ubusitari bwa hehe niko ubwo ni ubusitari ni ubusambu ni ubuki ibi bisobanuye iki ariko wowe ikintu utariba ni kimwe gusa nanone wowe nanone nubwo uri igisambo ntabwo uriba inkweto ariko nazo uzaziba uretse n'inkweto mwebwe muziba na fuso muri ibisambo icyambere cyo ntimwitekerezaho ubwo mwebwe mutekereza ku bintu bijyanye no kwiba gusa no kwica no gusahuranya abantu bose umudugudu wose barabazi babuze amahoro ubundi mushaka yuko ababyeyi bacu aribo bitwa nk'ibisambo mubona murimo mubahesha ishema mubona murimo mubakorera byiza cyangwa biba ari bibi iyo murimo muze by'ababyeyi kuriya umubyeyi yakubyaye nta ngeso kuva ava mu bwana bwe kugira amenye ubwenge kugera igihe amenye akuze akakubyara ntiyari yigeze agaragazwaho n'imico mibi nk'ibyo mukora ari papa ari mama nta mico mibi n'imwe yigeze ibarangwaho uzagere n'undi muntu baza uketse ko nta n'uwakubwira uri ikirara yagira ngo ubwo ngubwo urimo uramutata ngo ushake ukuntu umwiba nta n'uwabigusobanura ariko ngenda nkabaza nabo ubwabo nkabasobanuza nta mico mibi ijya ibarangwaho uko bangana kuriya ibaze kuba uri umubyeyi warabyaye ufite umuntu ungana gutya w'umugabo ageze kuguhesha ishema
igihe yakabaye yaguhesha ishema ahubwo akaguhesha induru. Bamaze kuzimuhira kangahe kubera aho baje kwihaniza, baje no kugushaka ukiretse ko umunsi umwe bazahita bagukoma bagucizuza nawe. Nubwo uri umwicanyi uri n'igisambo nawe bazakwica umunsi umwe. Ubwo busambo nawe buzageraho bukuganisha. Nawe ntakuretse. Uri igisambo, urasahura, uriba, upfumura amazu, no mu modoka umenga ugerayo. Niyo zifunze buriya wazanga n'abantu wese wamenya n'uburyo wiburenze wiba kurusha imbeba. Imbeba uzacunge. Iratekereza ati ye gucunga ahantu muri. Ahantu hari ibijumba imbeba iragenda ikimba umwobo igakoba. Kimwe n'ifuku imbeba mu nzu nta bintu biba birimo itagezemo wige. Ariko ntiba yarigeze bikorera. Ese muri Mungu ko nazo zijya mu bigori zikamungu kagira ngo zarabihinze zigatanga banyir'umurima kuganura muri nkongwa se cyangwa muri iki. Ubundi mwebwe mwitekerezeho ubundi muri ibiki muri make mu maziki. Uzi yuko mwebwe ejo bundi nanjye mwaba mwagigishije imico mibi. Subundi bwo mwa murimo mukora inzira igana hehe, mwa murimo mutekereza ko ejo hanyu hameze gute, mwa mutekereza guhora mwiba munica byonyine. Nta kindi mutekereza keretse kwiba kwica. Ubwo nibindi ntabyo nibyo mbasha kwimenyera. Hari n'ibindi buriya ntabyo wasanga munafata ku ngufu ibintu by'ibigabo bigeze mu rugero nk'urwanyu nta wabimenya. Abandi bangana nkamwe bafite inka bararagije mu ngo zindi, bafite abo baragije, hari abo zibyara hari n'abo zitabyara, ariko zigeze no mu gihe cyo kuba zakwima. Murebe mu ngo z'abandi ziwabo w'abandi bana haba hari inka zabo hari n'iz'ababyeyi, ariko nawe afite iyo arebaho. Ariko wowe ufite ihene, wowe ufite intama, ufite ingurube, ufite urukwavu cyangwa ufite n'ipanya nta n'imbeba. Noneho do mwajundamye rero ngubwo ngo mubanguye ibi bikobokobo byanyu ngo nta matwi. Ariko sesha ntubone twakwihoreye ngo ugire ceceka ntago ndaguha umwanya. Wajundamye kujundamaho wajundamye ugurangiza nyine ceceka. Noneho mwebwe ngo mbona mu maziki ntago nge ndaguha umwanya ubu ngubu ndacyababwira. Mwajundamye mwabaye nk'inzoka iba yizingiye mu kigunda itegereje ko hari umuntu waseruka ngo mucakagura. Mwazibye mwubitse ibitwe wajya ngo muri intama. Ubundi noneho ariko reka ndeke kukwihuta cyane mbabwira. Noneho umwe ni mwitekerezo mu igisubizo cy'ibibazo nababajije. Mujunjamuke mbahaye uburenganzira. None sesha amagambo we wire uhuragura wayatumwe nande? Ngo nayatumwe nande? Ninde wagushinze kugenzura ibyo dukora? Ngo ninde wageze ate? Urajya mumbwire ko hari ikintu na kimwe nakubwiye cyawe nakubwiye udakora? Nimba ngikora nyine wabitumwe nande? Nabitumwe nande se wowe ubayeho nka mukuru wanjye uri mu muruhe rugero? Ngendera rero wa mwana we baca umugani mu Kinyarwanda ngo genda gake. Ngende gake se nubundi ntago ndimo nirukanka. Ariko yaba utari kwirukanka amagambo uvuze yose wayabara. Ariko ntacyo nabeshye. Iyo ntagenda gake mba nakubeshye cyangwa ntabwo uzi ko tugukuriyesha. Murankure ndabyemera, ariko ngiye kuba munkuriye muri ibirara ni nkari nge mbakuriye. Kambarize nawe ngiye ntahita ngacika nta bintu byinshi twakirwa tuvuga. Agaki dore uko rusa. Agaki uko rusa. Agaki ngiye unana sa gute? Ndasa nawe ntabwo ugira isura. Ntabwo ngira isura. Yenda ndabona utagira isura. Mva rero nkubwire wa mwana we wowe dore uracyari mutoya. Niyo mpamvu ugabanya amagambo. Ibintu uvuga uzajya uvuga ibintu bagutumye. Seri nyine ndi muto ndanabyemera. Ariko emera ibintu burimo ntago nge ntago mbyemeye. Nushaka kuvuga iki no wankubita nge ntago nge nabyemeye. Amagambo nk'abagombozi ninde bayagutumye? Turi abana twebwe. Ubwiwe n'iki kutazabigisambo wowe nuko? Abagombozi Jibura gutega amatwi numva ibyo uvuga. Gutera abo bagombozi bamuru twabo nge nabamenyane. Wowe ubwiwe n'iki nukura kutazabigisambo? Nakura mbigisambo nkande ko ngewe namaze kujijuka nzi nahishuriwe byose. Za navuga ufite zinga. Ufite zinga. Urajya ngo mbaze ko nta bana bangana nawe batunze inkoko.
ihata njyewe nta nkwavu ufite utunzizi niba natunze inkoko n'akana k'ihene mfite mu rugo wowe ikintu usaba abanyamagambo umenye ko turi bakuru bawe nibura ariko njye ni muri n'abakuru banjye njyewe ubu ntanabihakanye impamvu tubikora nuko dufite imbaraga kugira ngo nyitunge nze kuyikuratira ko hashira amezi 2 3 utageze mu rugo wabwirwa n'iki ko nayo ntunze amezi angahe mvuye he sawa wowe niba uvuye mu rugo ubu ngubu turi mu kwezi kwa kanga uko turimo kose zishinzwe kubikubwira kandi nawe ntabwo wari ukubiyobewe hashobora kuba hashize amezi utagera mu rugo wowe nta n'ubwo bakubara mu bana bimuhira ninde waguhaye akazi ntabwo abandi akazi se warebye ubona ndimo ndakora ikiraka waje urimo akora nyine ndabizi ndimo ndati inyuma yawe ariko nakubwira nawe wagera wose ukamenya ko nakubwiye wabyumvise ka wimbwira ngo ngabanya amagambo nakubwiye ngo nayo ngabanye izo hene uvuga ngo nta hene ngo twigeze tugura ngo tungana gute abandi ntibaziguze nishaka hene nzajya kuyizana kwa kana ndabizi nyine uzajya kuyiba nibyo nakubwira sifite imbaraga zo kuyiba turazigira no kwica ndetse ushobora no kugenda n'ubwo bwose ukagwica ukarumira n'urwawe ariko ubu uri mu muvumo wa danje ntabwo biba ari ibyabereye nawe nuko nta mbaraga ufite zo kubizana imbaraga njyewe ntabwo nazaba imbaraga ese cya ubundi nkawe niba nawe wumva ubishaka umundi waje tukakwishyira mu kazi oya mbabarira di oya ahubwo njyewe mumbabarire ntabwo njyewe nazanywe ahangaha no kubabwira ngo mushyire mu kazi ko kwica no kuroga no kwiba oya turaroga nta muntu uroga muri twe turaroga nyine dukoresha imbaraga zacu iyo ufashe umuntu ukamwica ntabwo uba umuroteza nyine ntaba bapfuye dukoresha imbaraga zacu kandi buri wese akora ikintu ashoboye ushoboye guhinga arahinga ushoboye kwiba ariba nawe yaba ushoboye kwiba wagenda ibyo byose ntabyo ushoboye gukoresha amaboko yanjye abiri aya ngaya ushaka amafaranga yo kugura ihene uza ahantu wayikurira ubuntu nyine kugenda ukayihakura se nukurinda kwica nyine wowe ufite uwo wica ufite n'uwo wiba kandi ariko njyewe ntabwo agiye ibyo ngibyo nabikora ubundi aka kantu kaba katumwe nani rebera aka gato wagira ngo ni nk'akantu ushaka kunkubita ngo nuko ndusha imbaraga ndabizi njyewe wananyita umwicanyi ndabazi uko wiri kuvuga ngo ugiye ku ishuri mbona uheka amakaye bakwigisha ubona ametse amabuye bakwigisha gucunga abakuru bawe amakaye ubona ari ibyatsi metse ibyo nida bakubwira ngo ubundi ko turi abacu ubona kubagira inama ari ukwirirwa mbacunga kuvuza ko tudakandagira mu rugo tumara amezi n'amezi tudakandagira mu rugo ninde wakubwiye ko tubonye mu bucuruzi kuva aho twibiye baradufasha ninde wabanya cyane kabiri baza imwira babashore babirutkazaho mubasize baje kujyana ibyo mwibye kwa uko muhita mwirukana kubera imbaraga n'ubundi tuzajya tugenda n'inka tuziba hato koko ngucira injije ibinonka ngucira injiji amarenga mari binonka ngewe rero kwa kugira ngo mbahanure ejo cyangwa ejo bundi mushobora kwiratiza imbaraga banza nawe wihanure mbere kugira ngo duhanure we ni hanure uraduhanura wowe ushobora kwiratiza imbaraga ura nuzi kureza ikintu kibi nta rutugu rukura ngo rusumbe zose kandi niyo wakura ntabwo wakura amagisha ariko wemera ko turi bakuru bawe muri bakuru banjye ariko njyewe nk'ubu uko njye niyumvamo ahubwo ni twebwe twakugira inama njyewe ahubwo ndi bakuru banjye yabuze ubwenge nawe wari kuzajya tukaguha ibyoroheje ahubwo mwebwe nimumbwira umuco mwatojwe mukiri bato njyewe naba ntarabonyeho nkamwe bakuru banjye mumbwire uwo muntu wabatoje uwo muco wo kwiba hanyuma ibyo urimo tugira inama n'indi yabikubwiye ninde wabimbwiye niyo mpamvu nyine mbabwira ati njye ndi bakuru banjye ahubwo turi bakuru bawe wowe njyewe niyemeje ntumwanya wanjye maze umwanya ungana icyano nza kubagira inama ngo ndimo ndati inyuma yawe ndimo ndati inyuma yawe ariko ejo cyangwa ejo bundi muzibonera ubyuka mu gitondo ngo ugiye ku ishuri bakwigisha gucunga abakuru bawe barimo bacunga ni amatungo mba naziritse mu kigundo ko ngiye mbazanywe no kubagira inama mba nzanywe no kubacunga ndabacunga ze ndabaragira nanjye nakubwiye ngo wowe uri umwana nta nama zawe dushaka twebwe tuzajya dukoresha imbaraga zacu kuki bataradufata ntacyo mwirasa yuko batarabafata igisigaye ni ukubafata vuga ngo ntibazanadufata ahubwo bazadufata mbere tuzi kwiruka urumva kandi turi bakuru bawe tukurusha ubwenge hajya ukoresha amaguru 3 abandi bakoresha kuki tubasiga kandi tudafite 3 bafite 2 natwe dufite 2 rega buri imizi ntago iba kimwe hari igihe uzibwira niyo mpamvu ndikubwira ngo wowe turakuruta
cyangwa mvuye ubu dukuye hariya mu rugo ariko ni mundusha ubwenge utumanuye igitaraganya ngo uje kutugira inama wowe kana kejo narinje kubagira inama mwumve cyamurorera ariko ngiye narinje kubagira inama ntago mbamanuye igitaraganya ni mu Kinyarwanda ngo udashinga ntabyina toka sishinga ariko nzashinga kandi nzanabyina ariko nturashinga urumva hari igihe nzashinga none wowe warabaye nk'igihe wasubiye mwaga warugera ko udashinga ntabyina ariko ngiye narashinze nkanabyina urumva bitewe n'ibyo nakoze uracyari umwana ntugasuzugure bakuru bawe urumva yewe ntago muri bakuru bakwigisha mu ishuri gusuzugura bakuru bawe ugiye kwiyakana bakwigisha mu ishuri bakwigisha ngo uzabisuzugure mugihe mutikosoye ntago ngiye ntimunyite mu muna wanyu nanjye sinzabita kuruwa urashaka ko twikosora se tukareka kwiba uzajya utugurira inzoga tunywa izo hene utaza kuzizuzanira izo hene se uzajya utugurira inzoga abadifite wararebye ubona bakoresha amaboko ari nimba itabi uzajya tugurira vuga tubireke nta n'isoni ugira ukanura nkene mvuye kona urubingo ngo itabi umuntu w'umusore ngo itabi nta ninjye wariremye se ninjye wariremye ngomba kuri nimba wumva utazajya uringurira ntuzongere kunyitambika iryo tabi se warebye ubona iryo tabi uriretse wapfa ntiwabaho nabuzwa hanyuma kuki se ntariretse kuki abandi bari niyo mico mibi nyine yazanye hano kuguhanura uramanura udashinga ntabyina urabagihanuye uraduhanura ako koko barabivuze ngo ntawe hano wahanutse ngewe ubu ngubu murabona ko naje guta umwanya wanjye upfubuza ngo ntabwo naje kuhanura iyo menya ko unadukuye mu rugo uje kutubwira ubusa ntanagukubita witora ahubwo umuntu yanagacetse uri kubyumva ariko tangiye no kuntuka wowe ntabwo dutesheje akazi twari twigiriye akazi ko kwiba ni akazi ki ni akazi bwoko ki nikaduhemba iyo wibye wasanze kataduhemba kabahemba iki bikumariye iki hanyuma inzoga nyereka umumaro mbangeje jewe ubusemba ushyire hari uwunyereke nahembwe no kwiba no kwica inzoga tunywa ni wowe uzigura ntabwo tuzikura mu byo twibye uraziba wivuga ngo muzikura mu byo mwibye muraziba noneho niyo wirara amasamba atari atari make ntago watse imbuto ngo utere nta fumbire wabuze nta mvaruganda nta murima wabuze ntago watse umurima wake n'ibyo ukoresha ndarinda guhinga se ni amaboko ufite yo kujya kwiga najye ngasarura ibyeze genga guhinga je w'abantu umuvumo wiki ntago ngiye wajya mu bantu ubwo ngo wiyita umugabo usarura ibyo utayi ubundi se shaka ugiye ibyo utavuniki uretse ugabanya amagambo ni ngiye wumvise watangiye kwiba bwa mbere niyo mpamvu ngomba kubikora nabwirwa n'ibyo bakuba ari nawo kuko njye navutse menya ubwenge mbona ari wewe wiba ninde nabibonanye ni wewe watangiye kwiba bwa mbere Kwani wewe wa mbere nabibonye niyo mpamvu rero ntagomba nta nundi muntu ubikora mu nimba ari gihe wa mbere niyo mpamvu ntagomba kubireka kandi hari igihe bizagukora nemere cyangwa wewe wange sigurata nibinkoraho ni we bazafunga we ntabwo wafashijwe fashwe nande kubyo uvuga ko nabireka ndagasweba ubwo natungwa niki ata we ntabwo weme nakubwiye ngo inzoga jewe inywa uzajya utsingurira itabi nywa n'umugoro uzajya inzoga n'icyo tabi narakubyaye mama boko yawe abiri umena amaguru yawe ube nk'ikimuga ngiye nkoresha amaboko abiri ane nakubwiye none wese n'amaguru ane ngutunga nk'ikimuga nakubwiye nimbuze ubwenge jya wubaha abakuru bawe wowe jewe ntabwo nzajya guhinga abantu birirwa bahinga bagomba guhinga ngasarura kuko mfite imbaraga zo gusarura wowe n'umugabo s'ubugabo ubwo n'ukugawa s'ubugabo n'ukugawa nzagawa nande pakuba nawe ikindi icyo mbashaka ni icupa inzoga yayinyweye nakwinywera niyo feke nta kintu wabusumba mu gitondo muzibe kuri nukiriza muvuga mureba hepfo ngiye ni mu bareba hepfo uzajya uvuga ibintu kandi bagutumye karime nk'akinzoka nayo bantu n'iki kwaje kubantu kandi dore ubwana bw'ubu buranashyomoka Ngenda kena kuko naguhanuye. Ubwo mukanya raje. Udukuye igitaraganya. Ngo mutemba bwira. Ubundi uraduhemba abakajije. Uraduhemba. Abega hembwa n'urupfu. Ako ndekura. Uraduhemba. Ndekura ahubwo yewe n'ubwo. Kano kana. Ariko niwongera agace kangu umuntu barakoshe. Ngo agace. Ngo hasigenga abantu bakubitaba. Ubundi wewe witambika mu bintu by'abantu nkana. Ngo iki? Tumenya ko ukiri umwana. Yitambiza murabona hano mwati ngo witambikaho. Cyawe no kwiga ukamenya naso nimba yakugaburiye twebura tubazi. Nitwebwe ushaka ko tukugaburira. Ubundi byo tumenya. Urashaka tukugaburira?
Iyo tujyana ku ishuri ko najya ibijyo byabicanye najya n'iby'ibisambo. Wabijya ufite imbaraga zo kubyiba cyangwa kubikora. Waba ko ngiye nabyo waba wabyibye. None ngiye nubona utarijubije wibye bakakumena ijisho. Ushobora kwirata ko ukoresha ngo ayo maguru yawe ukirukankurusha abandi kwirukana. Urabona na amaboko ari iminyereri. Uzarimena z'abafite amaboko. Iyo ni imisumari kuko itobora amazu. Ni imisumari. Ni imisumari kuko itobora amazu y'abandi jya kwiba ntaga yari amaboko. Uravuga ngo bazarimena. Winyita kadogo ndi kadogo kitekerezaho. Hanyuma jewe nawe umukuru ninde kuhakana. Ni njyewe. Ni wowe mukuru. Ni njye mukuru. Noneho jewe ndi umwana. Jewe ndabona uri umwana. Ibyo wemera kuri umwana. None naje kwita uruzingo. Nakuri umuhererezi wawe. Wajyanwa ariko ntiwagadutumye. Ntuzanongera. Urumva? Kongera turi imbere wahereye wanjyewe ngo Nugenda wayatumye nande wamureze. Ngegera z'abashenzi kuza ngo ni bene ubundi jewe ndanabatangira n'ikibazo ku murenge. Ariko ubundi nimunazana ibyo mwibye ndahita mbatega amashubi n'imisumari. Wakicoce uvuze ngo none imbere twago ngeje ubundi se wanakubita n'intoki. Usongere na gatoya.